uyu ni umuganga muri kuvuga uyu nguyu reba ibintu gukora mbabarira ibintu gukora n'izina ry'Imana ni mwanyiza uyu nguyu urabona yankorera niba wumva yuko umuntu wanzera abanje kumpinga mbabwira ko mwageze aha mutande kanizere ko mumeze neza cyane mwese mwabasha kura subscribe like shares kuri 500 nizere ko mumeze neza cyane aho uherereye hose mu bice bigiye bitandukanye amajyepfo amajyaruguru asazuba ndetse n'uburengera bwaryo nizere ko mwabasha kura subscribe utayikora uyu ni wo mwanya kugira ngo tubashe kubana mu biganiro byacu umunsi ku munsi isaha ku isaha umunota ku munota ngene igitite pasi songa cyatana tuzo kanza amabere chambre byabaze amavuta y'abademu cyangwa se gahankananiye abaguni televiziyo ni imwe rukumbi ukuri 250 twe dukoresha ukuri kuzuye 100% kuri kamera muri kubona umupapa ndetse n'umukobwa ukiri mutoya akutari mutoya cyane none so tugiye kuganira bimwe mu byatumye baza uno munsi uyu mukobwa we ubwe yarampamagaye ari hanze y'igihugu ndabyibuka yari mu gihugu cya Kensi ndabeshye ntabwo ubeshye nibyo so arampamagaye ambwira ati rero mfite ikibazo hari umuganga nahamagaye wo mu Rwanda nshaka kuvuza mama wanjye arambeshya anje amafaranga yanjye ntiyamfasha uyu munsi wa none navuze nti muganga ndakwizeye nshaka yuko ugira icyo umufasha uyu mukobwa aza kugira amakenga aravuga ati njyewe mbere yuko umpuza n'uwo muganga kugira ngo amfashe kuba yamvurira mama uzamfata tujyane kuri uwo muganga wizeye numungezaho ndebe koko nimba afite ubwo bushobozi kuba yamvura so katuguha ikaze kuri televiziyo imwe rukumbi ukuri 550 meze neza ndaho ndakomeye kandi mpora nkomeye kuko n'ubundi nyafite imbaraga nyinshi cyane mu mutima wanjye n'imbaraga z'ibyo nkora byose so turaza kuganira byibuza utusogonyeze muri makeya aho ukura imbaraga aho zikura ndetse n'icyo uvura wenda muri make nubwo nazanye n'uyu mukobwa ntago wari umuzi ariko wenda ikintu cya mbere nabagira ngo nkwe ikaze n'abadukurikiye gatanu kandi babone ko hari umuntu mushyashya uje kuri kamera none se nyakuba munyamakuru ko wansuye ukansura ugasura ahangaha iwanjye ukazana n'umushyitsi uwo mushyitsi ikimugenza ni iki kugira ngo akunde mumenye nawe menye icyakuzanye ko wamuzanye so wenda icyamuzanye turaza kukijyaho wenda nabivuze no mu ncamake nkitangira ahubwo ngenda gize impungenge muga kuko naje akugira ngo nyakirire iwawe nyakira muri kino gisambu harimo ibintu by'imiti bimeze kuntu meza nk'imiti ko icyo wahisemo gutwakira njyewe mfite iwanjye nkorera nakirira muntu aho mwakiriye hose umuntu wese ugannye iwanjye mbasha kumugeza mu gikari cy'icumi cyanjye ahari imbaraga z'imiti yanjye bivuze ngo turi mu mbaraga z'imiti yawe cyane kuko iyo umuntu ajya gukandagira iwanjye mba namubonye mbere ahita ndeba iwanjye uyu namubonye mbere mutaraza n'uyu ataraza uyu nguyu niwe mwambwiye wa gakondo nababonye uyu nguyu nahise mupinga nkimubona nabonye wamupinze uyu niwe ni wa wundi ukora bitanga none sanga aha niwe mwavuze aha niwe mwavuze naje ne bana ari kubaza yere ko mpinga amba nabakire nababonye kare aha wicaye naho sauteretse nara hirya nariya hari icyo ngomba gukora uyu wakuzanye mugira icyizere yawe kujyanye ni ku mbaraga zikomeye njye mbabona mutaraza ntabyo nemeye rwose uyu nguyu nawe nzi ko ari umuntu w'umusaza ngewe ukuze abantu bangana uko usa ubu ngubu njye nabizi aha mbageze umuntu ukomeye cyane ko mba namubonye mbere akiza ikibazo ufite ntakikubwira ariko sinkikubwira urakimbwira wowe kubera imbaraga zanjye mfite rero aha hantu wanzanye ndi kubona uno muganga sinzi rwose ndi kubona nta kintu ashoboye nta kintu ari bumarire mama wanjye amaze imyaka 5 arwaye naramuvuje ahantu hose biranga bakandya amafaranga ku buryo nageze aho nkagenda gushaka amafaranga muri Kenya ngo ndebe ko nabona amafaranga yo kumuvuza ngo mama wanjye niwe ngira gusa nta papa ngira mu rugo turabana 3
niwe wari udutunze nyine aza guhura n'uburwayi nyine turamuvuza biranga ahantu hose hari umuganga uherutse kuturya amafaranga ukiri aho ngaho wenda kugira ngo tugene ibisobanuka bigiye ku murongo. So mama wawe arwaye hashize igihe kingana iki? imyaka 5 irashize. Imyaka 5? Yararwariye he? Yararwariye hano mu Rwanda, njye nari nagiye gushaka amafaranga muri Kenya. Amafaranga wagiye gushaka yarayo kugira ngo muvuze. Yego. Tukomeza nta kibazo. Noneho ubu naje nyine ngo unyereke uno muganga none ndi kubona nawe agiye kumerera nk'abandi bose bagiye bamuvura. Namuzanye hano ari uko nkwizeye. Ngewe ko uvuga ngo wamuzanye hano ari uko unyizeye, nge mfite imbaraga nyinshi. Nabonye nazo mukobwa nyinshi hagati y'imbaraga zanjye nazo nabonye rwose nguyu namuvuguye nyinshi. uri umuganga yawe ubona umuganga yagombye kuba afite igihe kingana iki? Ese ari umusaza ukuze nyine ubona ko ari umusaza nyine w'umuganga wa gakondo bikamugaragara. None se muga wa mugani ntago kandi none ntago uri mukuru uri mutoya cyane. None muga uyu mukobwa asa nkaho ari gupinga wenda nanjye dusubinyeho gatoya, imbaraga ukoresha wazitukuye kuki? Umva nyakubahwa munyamakuru, urakoze kuba wansuye kandi ukazana n'umushyitsi. Imbaraga zanjye ngewe mfite ntago nzikuraho ngewe, sinzikuraho, nzikura mu gisekuru cyanjye. Okay, tubwira igisekuru ko nanjye nubwo ntago ndi mutoya cyangwa se ndamukuru, nanjye sinzi ibisekuru byanjye buri we tubwira ibisekuru ukuraho izo mbaraga twumve koko nimba izo mbaraga ko zihari. Sibyo rate igisekuru cyanjye imbaraga nge nazo mbona izo mbaraga se ziramvurira mama wanjye urwaye. Nyakubahwa bwana munyamakuru, umva icyatumye utekereza uyu muntu kugira ngo umunzanire, ngiye mbere yo kugera narinzi ko muri buze nababonye mukiza, ntiwigeze unanteguza. Nababonye mukiza nanjye ko gituma ariko nkusanga ku muhanda neza aho winjira mu rugo. Niyo mpamvu nese nyura mu mbaraga zaho mbakirira umuntu uje muzi akeneye imbaraga zanjye, mugeza aho kugisekuraho nyikomora. Okay, igisekuru tubwige ibisekuru byawe rero. Igisekuru cyanjye nkikura ahantu hakomeye. Urugero mu mandwa zazini zabaryango turaba ryangombe rye. Mwese niko muza muvuga n'abandi amafaranga nuko bavugaga. Ngewe banyita Kamegeri wa Shyirambere wo kwa Zakari wo kwa Kizima. Ye mwene Nyundo. Nukuvuga igisekuru cyanjye kirakomeye. N'umwana nzabyara nzakimuraga, singomba kubabwira byinshi. Naho mbabwiye igisekuru cyanjye mbakiremo icamake. Ariko se umuntu ko numva arimo kugenda pinga imbaraga zanjye, nagukorera iki? Kandi wanzanyeho umuntu ugomba kumenya uwo ndi we. Ariko si nguyu urabona yankorera iki? Nta kintu na kimwe yankorera. Nakubwira ngo muri mu mbaraga tujya ku imbaraga ziwe zihari. Imbaraga zamvurira mama se basi. Ushaka kubona imbaraga na mbaraga afite uyu nguyu nabibonye. Ngewe mbabarire namubonye nkihagera rwose. Nge nabikora. Wabikora ari kugira ngo umuntu ampinge. Bikore mbibona ari bikore. Mbabarira bikora. Nabakiriye aha hose ni mu mbaraga zanjye, niyo mpamvu nababonye. Izo mbaraga ari kuri kuvuga udakora nizi. Bikore mbibone. Urabikora. Eka mbikore. Twigendere. Mbabarire. Umva se nkubwire. Uyu urabona yakora iki ko? Ari afite ikibazo cyangwa ntacyo yari afite. Ku mbaraga mfite nta na kimwe ngewe ntamukorera. Umuntu utazi nta na kimwe. Uyu namupinze rwose, namupinze nyine amubona. Umuntu ungana uko. Muga yewe simpari wa mukobwa we. Ako se ubundi muga wenda ubundi
ubundi yapinze cyane ubu uyu ni umuganga muri kuvuga uyu nguyu kuramo ingofero umwereke ariko katurebe ushobora kuba ufite nk'intuza njyewe ndi umuganga cyangwa muri abatekamutwe ntabwo ndi umutekamutwe ndi umuganga sindi umutekamutwe kandi sindi muto kuko mfite imbaraga zanjye nkura zamvi ntazo nkura uyu nguyu ndabona atari umuganga rwose nuko uramutse umpinze ubundi nagupinze rwose wampinze uyu muntu wakunyoboyeho nakubwira uwo ndi we noneho ubundi urumva ufite gahunda ufite iki kugira ngo nkwereke uwo ndi we noneho njyewe ndaguha amafaranga ubundi unyereke imbaraga zawe nzibone njye niho ndi bubyemere amafaranga yani wa mukobwa nakazi kawe amafaranga oya nambwira ikibuze se amafaranga ufite amafaranga arahari 15,000 Ndayafite ngewe rwose. nkwereke imbaraga zanjye nkura mu gisekuru cyanjye umva izo mbaraga nshaka kuzibona rwose amafaranga ndayafite mpa amafaranga ngiye mbigukorere 15 byonyine reka nyamuhe njyewe ayo mafaranga ubundi anyereke izo mbaraga rwose mbigukorere kugira ngo urebe yuko Sinshaka njye navuye amafaranga. benshi navuye kandi wa mukobwa aravuze ngo hari ubukorikori bwanzikora ibintu ugiye gukora ugiye kwikora uri gushaka amafaranga kugira ngo umuha amafaranga anyereke izo mbaraga muga njyewe mbabarire ntabwo napinze kuko namuzanye nkwizeye ndamuvura unyatse 15 ngiye nguhaye 20 dore 20 nyashyize ahangaha 20 nyashyize ahangaha ubundi unyereke izo ndakuvura yampereze mu ntoki nta muganga mpereza mu ntoki hereza abakuru hereza abakuru hereza abakuru hereza abakuru reka mbanze nyabare izo mbaraga zawe uri kurata hano nzibona uri kurata njyewe ndabamenyereye kwirirwa muteka imitwe gusa 12 14 16 18 20 nakwatse 15 uzanye 20 ubona uyaguramo akantu umva do reba iri ryameze wowe utarabaho abakuru bara ngira ngo imbaraga bampa imbaraga izo mbaraga nizo nshaka kubona rero nzikwereke nyamuneka wa mukobwa we amafaranga utanze oya njye nyamuhaye kugira ngo mbone imbaraga z'uko zingana muga rwose mbabarire njye nawe iyo nkupinga sindi bagupinze kare gizimpare uza amafaranga njyewe nahawe kandi abagaruka baza bayakuba kabiri ukuntu angana baza kugushimira cyane cyane mbese ni amafaranga 20,000 wasabye 15 aguhaye 20 none nayarayaga aha nayashimye ahubwo ikigiye kuba wewe ubyirengera munyamakuru kigiye kuba ntukore ibintu bibi oya mureka bikore ngiye nshaka kubibona nshaka kubibona wampinze kanze nkusha bikore vuba nyine mbibone were kwitinza tinza bikore nyine amafaranga muga ugiye gukora ibiki ya mafaranga se hari abaza bankurike bagaruka kunshimira ibyo mbakorera ahangaha mukiza nababonye baburetse nze konyamanyabike ngewe mfite imbaraga nkura mu bakuru mfite imbaraga nkura mu bakuru etse gakeya umva nciriraho hano gatatu konyine rekeraho buretse muga wihangana ariko ubyirengera mukobwa we ugiye kwikorera inkono ishyushye wowe uri gupinga muganga kandi yavuze ati ahantu nabazanye ni mu mbaraga zanjye ntabwo wabyemera reka tubirebere ampaye akasi inyuma ni akazi kawe ngewe ibigiye kuba nta ruhare mbifitemo ni wowe ubyihitiyemo ku ruhande rwawe birakureba ari kwivugisha amagambo sinzi ayari
yampaye nka data ubyihanganira umunyamakuru we Ubyihanganira kuko ibyo ngiye gukora ni ukugira ngo uyu mukobwa uri kumpinga amenye uwo ndi we amenye uwo ndi we ahaha ariko umva njyewe umva urabyirengera umukobwa niwe ubyihitiyemo yewe urumva uri kumva uri gupinga ibyo nkora byose ni ibiki uri gukora umva ntago ndi muto banza undebe mfite imyaka 121 ndeba ndabura indi 40 kugira ngo nanjye nisazire ndebera umukobwa kandi wa mukobwa dore na huhaho gatatu hano urumva ngaho ubwo se hari ikindi tuvugana simwe mwanyizaniye mwanyizaniye kujugunya intuza yawe ndagangahura mpereza nibi byonyine se ibindi nabyo agomba umukobwa yewe umutima utanga bite ntabwo ari kuvuga muramenye ukoze ibiki njyewe ndavura nkagangahura ndavura kamera mbabarira reba ibintu uri gukora muga mbabarira reba ibintu uri gukora n'izina ry'Imana mwanyizaniye mana yanjye oye kamera tubigenda kuraho kamera man wazuka kuraho kamera n'izina ry'Imana ndebera yampinze mana yanjye umva isira ranjye none dore amara kurugunya imyenda bigenza gute umva yampinze mana yanjye bite nese muga ibintu ukoze nibiki nababwiye ko ngiye mwaje nababonye mbere yampinze mwaje nababonye mbere njyewe nabikubwiye ngo ingaruka muzirengere none se si ibi yampaye ibi nahawe byinshi nahawe na rugira ntarwa na ba rugero bana ba rugeruza nahawe byinshi ibi musubize bye musubize bye ndagusaba mfasha njyewe babarira kubera yuko niba wumva yuko umuntu wanzera abanje kumpinga mbabwira ko mwageze aha mutandeba ariko ntago byongera babarira basi reka musubize ibye ako nabimubwiye arapinga akira ruguma akira rugira akira ibyawe uzamenya uwonde we byose akira ubundi byose nabikubwiye akira nabikubwiye akira ibyawe bimufasha nta kibazo niwe nagangahuye kuko hari uwashakira gukiza akira ibyawe uzongera umpinge dore ubusitani bw'ibyo ibi dore iyo ngize hari ibindi nakora ukaguruka cyokora wenda tugize amahirwe arambaye abasubungu kweri kuko nakoze ngiye birankanze izina ry'Imana icyo ngo kiraje nakubwiye ingaruka zawe zo gupinga uriye yampinze njye ndi muganga urabizi wa munzana yanyize uzongera umpinge ufite ikibazo uzongera umpinge njye ntuzongera kumpinga imbaraga mfite nizere yuko urasubira sibyo aho umuhamaga ko ndakubona nawe nimba ubwenge bwagiye bwagiye se kuko ukimuye imyenda wenda arambaye ariko ntabwo ari kuvuga nukuri dufasha mvuge byose duce tuganire byose tumaze we uko yumvaga ibintu yararimo iyo ko bageza nukujya mukunde mumenye uwundi wowe icyubahiro ngwino garuka fite icyo vuga ngwino
ngwino aguhaye karibu nyenena kugira ngo byibuze kugira ngo azangahuke neza. mama yamaze kunumva ndi gushya. Uri gushya kandi mbona nta kibazo ufite kiri. Ndi kumva ndi gushya mwene muhano. Yo amazi ndi kunywaho nyamuye nta kibazo. Yazane mbanze ntacyo ndi bube ngewe. Yazane mbanze nyakoreho kugira ngo noneho zambaraga zose nkomeza zigenda zanjye. Akira nicyo cyabo nta kindi cyabo akira amazi ku mazi wumve yuko wahumeka nakubwiye nawe azapinga ariko nizere yuko ntari kunywa natuze noneho nakubwire yuko inzira wamuhaye ari y'ukuri. Nari nabaye icyo ubungubu. None se ngewe ndikunda kubaza nabonye ukuramo umwenda wambaye uhaza kwanza nabanje kubona mbona ufashe ishakoshi yawe urayijugunye ufashe mikoro yanjye urajugunye ngiye kuramona ukuyemo iyo pantaro wambaye wewe bimva gute muri byabaye se koko nese kano kare basi umvaga uri he umvaga umeze bite sinza ahantu narindi nanjye ubu ndi kubona ibyaka kanye ibindi simbi nicyo wabonaga wenda nabonaga isi yabaye umukara ukuntu iri kwizengurutsa nese wewe ikimenyetso ukoze niki basi gisobanuye iki muri make nababwiye ko mwageza hamwebwe nababonye kare uyaje zampinga yabanje kurana ikote ntagera kugupinga nabibonye pe ahubwo uzanzanira n'abandi uze nawe kuba waramenye bizatuma abantu benshi babuze uburyo bakira bangeraho bazangeraho wenda tunasubiza kugira ngo bive mu nzira uvuzerwa wenda ibyo ukoze byo turabibonye hano kandi abantu bapinga umuhaye ikimenyetso ariko ngende kwibaza nize ndwara uvura n'abandi batari babizi babimenye nize ndwara uvura ngewe indwara mvura indwara nyinshi indwara mvura abagore babuze abagabo mbashakira umuti nkabashakira abagabo bakababona nkavura amarozi nkavura indwara za tirikomonasi n'ibindi byose abagabo bataye ngo nkabaha abagore babo imiti bakagaruka mu rugo nkavura ibitsina by'abagabo bitoya utakoze sha njiza rugoko umere neza umuryango kwishimira agira ngo umugore yakwishimira se utagize ngo kirigita ibyo byose ndabikora umugore akishima nkavura indwara zose na rubaga impande byose ndabikora nkavura inyatsi umujura ibyabuze nkabigaruza ibyo byose ndabikora nkaguha n'ubutunzi byose ndabikora byose utanga n'ubutunzi ndabuguha abacuruza bikanga cyane n'abagore babuze amavangingo umuti byose bikagaruka ngiye muganga mutakwete ukagarura amavangingo yabikongera igakora neza ibyo wakoze ntawe utabibonye nanjye ubwanjye ubwoba bwanyishe cyunzwe kiraza nta zuba ririmo kuva so reka tugushimire ibyo werekanye n'ububasha bwawe dusoza hari abantu benshi cyane bafite ibibazo bigiye bitandukanye nk'ibyo bavuze mu ndwara